yakubise baramutobye bagukubitiye umunyamakuru Jean Paul Nkundineza urumva ku buryo ngo umusoroveye wari urinze yabonye ibintu biri gukorwa aravuga ati ntabwo ibingibi bishoboka reka mpunge urumva aravuga ati ibi ndi kubarebesha amaso yanjye aba bari gukubita bari kubaga ngahe bazantu Kazungu muramwibuka Kazungu muramuzi Kazungu muramubona I couldn't you back Jesus so Kazungu niwe wari uyoboye iyo operasiyo kandi murabizi Kazungu ntabwo akubita Kazungu afite gahunda yo kwica bamukosora uriya funze umutwe uriya numufunga mutwe ndabizi abanyamakuru biri kubabaza ariko mugende mwiryeho ntawe njya kwa nyina ibingibi ndabizi nti mu nkunda nta nubwo ntegereje ngo mu nkunde ndabizi mbayeho kube ntabwo mushimishijwe ndabizi bamushaka kugira abanyarugomo ibintu yakoreye Mutesi Jolly aho bamukatiye imyaka mike fuck yourself ndazi wanyu mukora itangazamakuru ry'umwuga Jean Paul yaza ko yarakoze itangazamakuru ry'umwuga ntabwo abarifunzwe abari kumwe n'umuryango we none kiri kurya uburoko bitewe n'ubugoryi bwe ngiyewe gufungwa kwa Jean Paul I don't care nagenda saving ntabwo tuzaba mu gihugu kidahana urumva ibi nababwiye kuva mbere ndabizi nubwo ntegereje ko ari gatamunyo ngo mu nkunde muragahambirwa Jean Paul nagende bamuhe nyina bamufunge akora ibihano arafata umwana w'umunyarwanda kaza akavuga ko ngo bamuhe inyama z'umuntu azirye konda kurya amazi abantu murakaribwa n'iminsi baguhane bakongere n'iminsi kubise baramutobye bagukubitiye umunyamakuru Jean Paul Nkundineza urumva ku buryo ngo umusoroveye wari urinze yabonye ibintu biri gukorwa aravuga ati ntabwo ibingibi bishoboka reka mpunge urumva aravuga ati ibi ndi kubarebesha amaso yanjye aba bari gukubita bari kubaga ngahe bazantu Kazungu muramwibuka Kazungu muramuzi Kazungu muramubona I couldn't you back Jesus so Kazungu niwe wari uyoboye iyo operasiyo kandi murabizi Kazungu ntabwo akubita Kazungu afite gahunda yo kwica Kazungu yagiye muri operasiyo bashaka kwica nukuvuga ngo Kazungu yashaka gukubita mu mutwe hari indi mfungwa muri izo mfungwa ngo imfungwa iravuga ati ariko rero nubwo dukatiwe burundu hari ukuntu bajya batanga imbabazi ukabana tubigiriyemo impuhwe rero ntabwo wikwica umuntu Kazungu yarakumbuye kumena amaraso Kazungu yarakumbuye kubona umuntu uri gupfa Kazungu yarakwiye kubona umuntu uri gupfa mwibuke Kazungu Nkundineza ari mu bantu bakoze inkuru kuri Kazungu aravuga ati mabere yanyu ko ntibankozeho n'inkuru kamwishyure Kazungu yarakeneye kubona umuntu uri gupfa Kazungu niwe wari uyoboye ira operasiyo yo kwica Nkundi yo gukubita Nkundineza nta muntu udakatiwe burundu wisanze mu cyaha cyo gukubita Nkundineza muri mageragere so nkuko namaze kubasomera rero nimuza kureba aho hejuru urwego rw'igihugu urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCC rwasobanuye ko umunyamakuru Nkundineza Jean Paul atakubiswe ku mugambi wapanzwe uyu mugambi wapanzwe n'imfungwa zirawunoza ku mugambi wapanzwe ahubwo ko ari urugomo yakorewe n'abagororwa bagenzi be umugororwa Jean Paul Nkundineza yakubiswe n'abagororwa bagenzi be bayobowe n'uwo bita Kazungu umwe wisha abantu mageragere na kasa mutwe ibigambo wahuruturaga uri gukubitwa mu mwanya wa dore iyo ugiye kwitambikira umukiri nuko bigenda warabwanutse nguri kuvugira Prince Kid ari kurya ibyo kurya imbuto zo muri Australia urimo gukubitwa ibibando muri mageragere ntimukitangira abandi bantu mujye murekanyira ibyaha bazwi ibyo urumva Prince Kid yarakatiwe urafungwa uri gukubitwa ibando yagombaga gukubitwa so
Nkundineza ibi bintu byakozwe bivugwa ko ntimuseke biravuga ko imvano yo gukubitwa kwa Nkundineza byaturutse ku kiganiro cya YouTube cyakozwe n'umwana waje kumugira ibitangaza hanze, yagera hanze akavuga ko Nkundineza muri gereza yica agakiza abagororwa bati pumbafu zake. Nk'umuntu wazanye kino gitekerezo cyo kubita Nkundineza ni Kazungu, murumva ahubwo yari afite gahunda yo kumwicira amageragere. Kazungu muramwibuka. So byabaye ngombwa rero ko ubu ngubu turi kuvugana Nkundineza bajya kumufungira bose muri mageragere habamo muri gereza habamo mabusuzi ibiri, imfungwa zirongera zigafungwa. So abakubiswe bafashwe barafungwa kandi bari basanzwe bafunzwe. Niko bimeze. Urumva? Oh God. Imfungwa zakubise Jean Paul bazifashe barazifunga. Bafashwe barafungwa bari gukurikiranwa. Nkibaza ubu ngubu nabwo bakongera bagafatwa bagafungwa. Ni double. Imfungwa zakatiwe burundu ko zafashwe zigafungwa barabaha ibihe bihano. Muretse gusaba ijambo, muretse gusaba ijambo. Ntabwo nshimishijwe n'ikubitwa akanozwa rya Jean Paul, ariko ibi ngibi ni bimwe mu bibaho iyo ufunzwe. Urumva ubufungwa n'abandi banyabyaha bagenzi bawe, kuko of course ugomba kwigengesera, bitari ibyo uzahanwa. None se kumwe n'abanyabyaha bakora ibindi byaha. Muretse gusaba ijambo, ntabwo ndabaha ijambo gato mu kanya. Muretse kuri X kuri space, muretse gusaba ijambo my friend, ndaje mbaha ijambo mu kanya, kuko mu kanya ndaje tuvi nkuri muzi. Niko bimeze, ntimuseke. None ibi ngibi murabishinja Mutesi Jolly. Iyo uri umunyamabi, Mutesi Jolly afite abantu ko mwavuze ko Mutesi Jolly yamufungishije. Hanyuma Jean Paul Murigereza Kazungu aziranye na Mutesi Jolly. Kazungu ko ari wari uyoboye operation Kimangwema, ngo bahise operation Tumunobe. Ngo Jean Paul niwe watanze ikirego gute se? Sande fungura amayi kunsobanurire. Yatanze ikirego ate? Avuga ko ngo ari ikiraka cyatanzwe ni ibinyoma, ahubwo ubuyobozi bushinzwe abagororwa bamubwiye ngo natanga ikirego abamuhohoteye bahanwe, aragitanga nk'uko bisanzwe. Buriya nabo baba bafite uburenganzira bwo gutanga ikirego kandi nkubwira ko bafunzwe. Nyine babarestinze kubera ari we nawe wabigizemo uruhare. Yabareze nyine kuko uri umugororwa ntawe ugomba gukubitwa, uguhohoteye uramurega nawe yareze nyine barabafunga. Munzanire The Future hano. The Future joining a space. Baza The Future iyo nkuru ni uyifite neza. Oya hari abandi bampaye inkuru reka genda ivugiye n'abantu bo bamageragere. Uravuze ngo ngiye ndi kuyiguha ntabwo nyifite neza. Niko sha. Uravuze ngo neza ndagira ngo twumve. Uritegereje hanyuma uravuga ngo ndi gutanga inkuru y'ibipapiro ntafitiye source. Nikubwiye abanyarwanda bankurikiye. No kunganira nada. Banyarwandakazi iyi operation Yatererije n'abandi Godfather. None se ni gute umuntu azakambira ngo hari undi muntu ufite inkuru ngo yuzuye. Iyanjye ni ibice. Ariko Godfather mbwira hariyo VIP Murigereza wafata nka gatatu. Hariho VIP inkuru. Reka space mumbire ntubaze hano. Murigereza habamo VIP nera. Oh wow, I didn't know. Now I know. Nukuvuga ngo mageragere abakubise Jean Paul, urumva? Bivugwa ko ariko tutarabihamya. Bivugwa ko ngo harimo Kazungu muramwibuka? Turamwibuka daske. Yoki? Ese gukubitwa na Kazungu nko gukubitwa n'inkuba? Ntabwo no Kazungu urumva Kazungu arakumbuye kumena amaraso, Kazungu ashaka kwica Nkundineza.
ahubwo ari kumutabate yari kumucukurira ate ko muri gereza adafite. Ariko Kazungu yavuga ati ndashaka kumubona, ndashaka we Kazungu bira bintu bura ni imyuka mibi iba yarahanze mu muntu. Ni umusayikopati. Buriya yabonaga Nkundineza akamubona akareba ari kumurangiza. Kavuga ati uyu nguyu ndamurangije. Ariko Imana yakinza akaboko, ntabwo Nkundineza Kazungu yamurigasuye. Nkundineza nk'ibisanzwe nk'umwe mu banyamakuru b'abafunga mutwe dufite bagira ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru, yitegereje aravuga ati oya, abangaba bishyuwe na Mutesi Jolly kugira ngo bamponde. Ibi ngibi urwego rushinzwe amagereza cyangwa umuvugizi yabiteye utwatsi. Aravuga wakubiswe na bagenzi bawe kavuki, bitewe no gufunga umutwe ko wakubiswe na bagenzi bawe, abangaba nta wabishyuye ngo bakunobe. Urumva? Ngayo nguko amakuru mfite ngo umuntu watabaye Nkundineza nifata ku mavuta. Inkuru irakomeje arega, ntimutegereze ko inkuru yoroshye. Kazungu ni mutani nyine. Urumva? So fata ku mavuta ngo niwe wakoze intervention yo gutabara Jean Paul Nkundineza. Are we together? Niko bivugwa. So ubuzima bwa Nkundineza buhagaze gute muri gereza yamageragere? The future waje. Ariko uyu ni the future w'igicupuri. Uyu ntabwo ari the future wa nyawe. Kiniki the future cy'igicupuri ntabwo ari we. Ngo yitubwire yose wicakagura inkuru. Njyewe se n'umuvugizi w'urwego mujye gusoma inkuru iri kugihe. Ariko mwagiye muri bakunyoshya. Hari ibyo ntashobora kuvuga rega. Ntabwo ibintu byose bivugwa nk'uri gupfa. None se ngiyewe ngiye muri kubaha inkuru nyibaha uburyo nshaka kuyibahamo, kuko ari igihe ushobora kuvuga inkuru ugasigara nawe wahindutse inkuru. Godfather. Naam. Mbere ko ubandanye gato na story yawe, uvuze ngo muri gereza hariho TV. Iyi TV iri hehe, muri VIP cange mu? Ariko nera ntushobotse. No. Imfungwa urumva mu Rwanda, imfungwa ikintu bakora hano bagira sare. Urabona nko muri kantine bagira sare aho imfungwa zijya kurebera televiziyo. Bakajya kureba ibiri kubera ibiri kuba kwese, ntago baba bafunze ubuzima bwabo bwose. Ibi ngibi nta handi biba, nta kindi gihugu wabibona muretse mu Rwanda gusa, aho imfungwa zihabwa uburenganzira. Yego bahubwo bashakira na DSTV. Wow. Imipira barayibona. Buriya ni ushaka kumenya inkuru z'umupira mu gihugu ku isi, ugomba kubaza inkuru za imfungwa za mageragere. Bareba kabumbu. Urumva? Mageragere waduhaye ubuhamya. Ntabwo urafungirwa yo harya. Murashaka kumbwira ko mu bantu turi kumwe nabo hano nta muntu urafungirwa mageragere ngo aduhe ubuhamya? Niko kuri space. Ni nko muri école secondaire niko bavuze. Aha. Ni nka kuri kwa école secondaire ego. Oh, okay. Yes. Wow. So good. Ni kuriya bimeze. So baragenda igihe kiragera, igihe cyo kujya kureba televiziyo bakagenda bakarya show. Rero ikubitwa rya Jean Paul Nkundineza hano rituruka, bagiye kuri televiziyo hariya babona umwana wari ufungiwe. Urumva kubona umuntu mwari muri funganya ari kuri televiziyo, ari kuri YouTube. Urimo kumva? Bagize amatsiko yo kujya kureba ibyo umwana ari kuvuga. Bagezeyo basanga umwana yaciye ibintu, ari kuvuga ko yari umukozi wande wa Jean Paul. Kazungu aravuga ati ce n'est pas possible. Kazungu karamurya aravuga ati inyana yimbwa ishejo bundi ngewe nkatiwe burundu, intipfu nikatiwe imyaka 5, ni gute iryana hiti muri iyi gereza, reka mwice. Kazungu ategura team, bakubise Nkundineza my friend. Urumva? Baramukubise. Urumva? Baramukubise Nkundineza yihakana itangazamakuru muri gereza. Abarinzi bahageze Nkundineza ari kuvugira ingara. Urumva?
baratabara bahita babafunga, imfungwa barazifunga. Urumva? So mu yandi makuru abandi bashaka inkuru irambuye mujye kuyisoma ku Gihe. Ku Gihe hari inkuru irambuye I think yikubitwa rya Nkundineza Mageragere, ariko ukuntu ari igifunga mutwe we ntiyumvishwa kubiswe. Amakuru urukumva twakuze imva n'imvano yiri kubitwa byaturutse kuri uriya mwana wagiye hanze amakimara gufungurwa akavuga ko ari umukozi wa Jean noneho bikavuga ko Nkundineza muri gereza ari n'uyu munsi bya bindi byafungwa muto ryari twayemo, kandi ribaze gusuzugura imfungwa waje usangamo kandi ari abasiniya, wowe ukaza uvuga ko uzi atiko zitangazamakuru. My friend, ntabwo muri gereza bikora. Ntabwo wajya kuzana atiko zitangazamakuru no kwita igitangaza ku muntu bakatiye burundu. Ndabareba nkumva nanarira. Ibyo ngibyo cyo tubyihoreye. Izi ni inkuru zivugwa kuri Jean Paul Nkundineza. Abantu muri bo kuri Twitter reka mbasabe ngo mu joining TikTok. Ubwo se ikiburi cyagitwaye, ahubwo nizere ko bamukosoye fresh. Ntabwo Jean Paul bamukosora, uriya yafunze umutwe, uriya n'umufunga mutwe. Ndabiza abanyamakuru biri kubabaza, ariko mugende mwiryeho, ntawe njya kwa nyina. Ibi ngibi ndabizi nti mu nkunda, nta nubwo ntegereje ngo mu nkunde. Ndabizi mbayeho kube ntabwo mushimishijwe. Ndabizi bamushaka kugira abanyarugomo. Ibintu yakoreye Mutesi Jolly ahubwo bamukatiye imyaka mike. Fuck yourself ndazi wanyu mukora itangazamakuru ry'umwuga. Jean Paul yaza ko yarakoze itangazamakuru ry'umwuga, ntabwo abarifunzwe, abari kumwe n'umuryango we. None kiri kurya uburoko bitewe n'ubugoryi bwe. Njewe gufungwa kwa Jean Paul I don't care. Nagenda saving ntabwo tuzaba mu gihugu kidahana. Urumva? Ibi nababwiye kuva mbere. Ndabizi nubwo ntegereje ko ari gatamunyo ngo mu nkunde muragahambirwa. Jean Paul nagende bamuhe nyina bamufunge, akora ibihano. Arafata umwana w'umunyarwanda akaza akavuga ko ngo bamuhe inyama z'umuntu azirye. Konda kurya amazi abantu murakaribwa n'iminsi. Baguhane bakongerere n'iminsi. Godfather, Yo ninjiye muri space itari yo. Nahise ko mwamuru uvuga ko The Ben yafunzwe kubera ukuntu yambaye nabi nijoro. Nahise ko ibyo turi kuganira. genda ujye kuri TikTok niho uza kuvugira ibyo bintu. Hanga tuba turi seriye bro. Okay, reka nsubire muri mute. Urakoze. Mwiriwe ariko. Wiriwe. Muraho. Nera wamwumvishe Yuhi? Ntashobotse. ijwi narimenye. Yigikagagaye. Yuhaye ko TikTok. Ntabwo ashobora guhinduka. Uyu ntabwo ajya ahinduka, aracyari wa wundi wa kera. None ngo yababajwe ni mbabarire wumve. Oya nuko yari ibyo amarido y'abanyarwanda bose na Allah. amarido y'abanyarwanda bose mu Rwanda bari bayibye nijoro, ariko mumbabarire. Yuhi, can you join the TikTok? Yuhaye. Babaruve uve kuri Twitter. Umva kuri Twitter uze kuri TikTok. Kwanza kafunge Twitter. Abanyarwanda muri kuri Twitter niyo nkuru nashaka kubaha. Twitter uyu mwaka ndatekereza ko dufata ngiye kuba kasamutwe kurusha uko mwari musanzwe mumenyereye. Nibutsa abantu bari kuri Twitter ko mu minsi mike ejo bundi inkuru nzatangiriraho ni inkuru yo muri Art Rwanda, muri Minisiteri y'Urubyiruko. Muri Minisiteri y'Urubyiruko niho nzatangirira iyi nkuru. Ibi bintu byo kujya mufata abahanzi batari abahanzi mugakoresha amarangamutima ngo mugiye gutanga ibihembo. Iyi Art Rwanda yakozwe ejo bundi, yose amakuru nyafite ku murongo. Minister ndagukunda, abo mukorana ndabubaha, ariko nta mpano mutuzanira. Nta na gato mukoresha nta mpano batuzanira. Hazamo kuvugurura. Ngewe ubwanjye nihereye abakozi bo muri ministeri, nabihereye nimero y'umwana bita we Viatora, ntimwigeze mumuhamagara. You just showing pretending ko mufasha impano. Ntabwo ari uko bafasha impano. Ngewe ndaza kuba viri muzi mureba amafaranga bajyana muri biriya bintu byo selecting impano. Mureba amafaranga aba sponsor bahereza Minisiteri y'Urubyiruko kugira ngo bakore ikintu cya Art Rwanda. Ibintu nzabigaza ibiti. Aho mufata abantu ubushize narabisobanuye, mugafata ingirwa abahanzi mukabagira ngo nabajaje, upcoming mukamugira umujaje ngo uje kujajinga ngo abantu, ntabwo bikunda.
Ibi ngibi rero iyi nkuru niyo ngiye guheraho muri uyu mwaka kandi nzafite ibimenyetso mbishyira hariya. Muri Minisiteri y'Urubyiruko muri Ati Rwanda mukoresha amarangamutima kurusha gushaka impano. Kandi muhabwa amafaranga atari make. Hari amafaranga muhabwa n'imbuto kwa Fast Lady. Hari amafaranga muhabwa n'ibindi bigo hafi ya 7. Aya musoza umuhango. Ibyo muri Ati Rwanda nzabigarukaho nzana ibimenyetso. Niyo space ya mbere nzakora. Tukiri Minisiteri y'Urubyiruko, I'm still here. Abana bari wa mafaranga na bamwe mu basikama ngo barashaka kubakoresha icyo bita Miss Black Festival. Aba bana Minisiteri mwavuze ko aba bana bariwe hafi $20,000 mugomba kubafata bagarurirwa amafaranga yabo. Iki kintu ntabwo mweze mugikoraho, nabahuje n'abana musaba abana ko bandika. Abana b'abakobwa amafaranga yabo yarariwe burundu, ntabwo bigeze babona justice. Minisiteri y'Urubyiruko nimwe mwihereye aba basore ibyangombwa bibemerera gutegura rino rushanwa. Ribu yarabahagaritse, ibintu nzabigarukaho, barabana nzabazana no bose bavuge. Babandikisha ibaruwa cyangwa babandikisha igitaraganya bavuga ko babihagaritse, bana batagomba kujya Dubai, bakoresha stati ya WhatsApp. Ibi mwarabibonye. Aba bana bakoze groupe duhuriramo kugira ngo ikibazo kirangire. Minisiteri mwansabye ko aba bana bahuza nabo, narabikoze, nabahaye ibyo mwasabye. Aba bana mwabasabye kwandika bandikira Minisiteri ngo mubikurikirane, bara mu kirere, ntago bigeze babona justice. MTN Rwanda mwafatanyije n'abantu gusikaminga abana b'Abanyarwanda. Tuzabigarukaho. Iyi niyo nkuru ya kabiri nzakora tukiri muri Minisiteri y'Urubyiruko. Nabonye icyangombwa cyangwa autorisation yemerera bari abasore gutegura rino rushanwa bahawe na Minisiteri. Nabonye ibaruwa ikansoringa iriya ya mukozo muri Minisiteri.